Imana irambwira ngo ninjye kwa muganga, ndahaguruka njya kwa muganga. Ngeze kwa muganga, muganga arambwira ati ndashaka gusuzuma mukoze mu nda. Ndambwira ni wapi, ntabwo nkora mu nda. Ndambwira nti Yesu azahakora, njyewe ntabwo nabyaye, ndashaka ko umusuzuma utankoze mu nda. Ubwo yampaye agapapuro, akantu k'agacupa, ndagenda njya kwihagarika, muzanira inkari. Nzimuzaniye arareba aravuga ati se izi ni nkenda mwe ni cyane, kuko zari zarangiza. Urumva ko iyo umuntu yarwaye indwara inyama zo mu nda ziba ari ikibazo. Noneho naho umwanda wacaga hari harafunze hose, nta buzima nari ngifite. Nahagurukaga banteruye, ahantu hose nkahaguruka banteruye, ariko kubera Imana yo mu ijuru yagendaga imfasha. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuhuje tubifuriza amahoro n'imigisha. Nkuko mwabimenyereye niko dutangira Iyobokamana TV. Rero nkuko mubibona ahangaha mpagaze ahantu bita Imwurire, ni Burasirazuba mu karere ka Rwamagana. Twazindukiye kugira ngo tujye tubagera kuri tele, tubazanire ya makuru twageze kuri tele. Twaje hano muri Mwurire kugira ngo turebe ba bantu bafite ibintu bagiye kuvuga, barya bagiye kuvuga Imana neza, ba bantu bafite ibintu bagiye guhamya byiza Imana yabakoreye. Hari aho bishimira bavuye, hari naho bageze. Hari aho bishimira ibyo Imana yabakuyemo, bakongera no kwishimira uburyo bubameze, uburyo Imana iri kubashoboza gukora umurimo wayo. Ntujye kure, njye ndi Sam Gakire, iyi ni Iyobokamana TV. Gibson kuri kamera. Muraho neza mama? Muraho, murakomeye. Yesu ashimwe. Yesu yemazwe. Hano hantu ni Imwurire cyangwa nibeshye? Aha ni Imwurire. Rero turi abanyamakuru b'Iyobokamana. Iyobokamana dukora inkuru za Kristo, tuvuga neza Imana, twabasuye. Yego. Inkuru nziza y'Imana rero ndavuga ko Imana yampaye agakiza, ikampa nkiri mutoya, nkakuriramo. Reka dutangire wenda wibwiye abakunzi b'Iyobokamana bari mu bice bigiye bitandukanye, ubabwira amazina yawe, unababwira none n'igihe wavukiye. Nitwa Kayitegere Venansia, mvuka Imwurire mu mudugudu wa Rebero. Ubwo Mwurire, akagari ni Mwurire, umudugudu ni Rebero. Mfite abana 6 n'abuzukuru 8. Umutware wanjye yatashye 94. Twajya kure, tubwiye ko wavutse muri 68. Urakuze, umuntu ufite abuzukuru bangana gutyo. Mfite imyaka 51. Ndakuze. Noneho rero dusangize ku buzima bwawe bwa mbere, byari bimeze ute, wakuze ute? Ubwa mbere rero nakuze ndi kumwe n'ababyeyi banjye. Ababyeyi ndavuka barandera. Nashatse ndi umwana mutoya cyane, mfite imyaka 18. Umugabo wanjye twamaranye imyaka 6 arapfa, ansigira abana 4. Mpora n'ubuzima bubi cyane bubabaje kandi buteye agahinda. Nkajya ndara hanze, inzu yanjye yarasenyutse. Igihe kiragera Imana iramfasha, ndakomeza ndasenga, Imana iramfasha, baranyubakira. Leta irazirubaka, ariko yubaka maze kumererwa nabi cyane. Abana bafite ikibazo, bararwaye bwake kubera kutabona amata, ariko ndagumya ndihangana ndabarera, kuko ntabwo nari kwitera abana ngo njye gushaka umugabo, kuko nari mfite imyaka 10, nafakaye mfite imyaka 25. Ntabwo rero nari kwibabariza abana ngo mbate ngo ngiye gushaka umugabo. Mpera ubwo rero ndi umupfakazi kugeza kuri iyi saha, nyihanganiye Umwami Yesu. Ubuzima bwose wabayemo wenda muri icyo gihe ukimara gupfakara ukiri muto, wasengeraga he? Warukijijwe se, wari utari wakira Yesu? Nari nkijijwe, nasengeraga muri ADEPR. Imana rero niho yankirije, niho yamfashirije. Ibyo byose nagiye nkora nabyo yagiye imfasha kubera gusenga. Reka tuze kuri ubwo buzima bw'icyo gihe, nk'umuntu wasengaga, ibyo ari byose wageragezaga guhamagara Imana bitewe n'ubuzima wari urimo.
ni iyihe shusho wenda wabonaga ufite icyizere cyo gutabarwa wenda ngo uve muri ubwo buzima nk'umuntu wingingaga Imana cyane? Kubera ko nari mfite icyizere narasengaga, noneho naryama najya kubona nkabona imbere yanjye haje umuntu akambwira ati humura, akaza akampumuriza, nkumva mfite icyizere, nkumva umutima wanjye urambwiye ngo humura, nkumva ndahumurijwe ariko ntazi umuntu umpumuriza uwo ari we. Ariko naje gusenga Imana ndasobanukirwa, nsanga Imana ariyo impumuriza. Noneho nza gusoma ahantu muri Zaburi ya 30 hampumuriza, nsanga ni Imana yampumurije, kubera ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ndi se w'imfubyi kandi umugabo upfakazi. Imana rero yakomeze kundengera mu bikomeye. Ibyo bintu, ubwo buzima bubi nk'umuntu wasengaga ati Imana iza kubugukuramo irakurengera, wabuvuyemo gute? Ukuntu naje kuvamo rero, mpereye uburyo nararaga hanze nyagirwa, baje kunyubakira, mva mu buzima bubi njya mu nzu nzima. Sinabonaga umwenda wo kwambara, naje kubona umwenda wo kwambara kubera gusenga. Imana rero yagiye intabara irandengera mu bikomeye, aribwo naje guhura n'uburwayi bukomeye bwa kanseri. Nza gusenga Imana rero ndabanza mubyimba inda. Icyo gihe hari ryari urwara kanseri? Icyo gihe hashize imyaka 10. Imyaka 10 nabanje kurwara, nafashwe 9 nkajya numva mfite ibibyimba mu nda, noneho nkumva ndarwaye, nkahora ndwaye. Noneho bukeye nkajya nsenga nkabaza Imana nti ibintu narwaye ni ibiki, nkibaza se barandoze cyangwa se n'ikindi kintu narwaye. Ariko kubera gusenga Imana ndakomeza mbaza Imana ikintu narwaye icyo ari cyo. Imana rero iza kundengera, intumaho umuntu uturutse i Kigali, araza arambwira ati nari naracitse umugongo, narangiritse cyane, n'impapuro zo kwa muganga ndazifite. Naje kujya kwa muganga, Imana yarambwira ngo ninjye kwa muganga. Ndahaguruka njya kwa muganga, ngeze kwa muganga, muganga arambwira ati ndashaka gusuzuma nkukoze mu nda. Ndambwira ni wapi, ntabwo nkora mu nda. Ndambwira nti Yesu azahakora, njyewe ntabwo nabyaye, ndashaka ko umusuzuma utankoze mu nda. Ubwo yampaye agapapuro, akantu k'agacupa, ndagenda njya kwihagarika, muzanira inkari. Muzaniye arareba, aravuga ati se izi ni inkari? Ndamwe ni cyane, kuko zari zarangiza. Urumva ko iyo umuntu yarwaye indwara inyama zo mu nda ziba ari ikibazo. Noneho naho umwanda washaga hari harafunze, hose nta buzima nari ngifite. Nahagurukaga banteruye, ahantu hose nkahaguruka banteruye, ariko kubera Imana yo mu ijuru yagendaga imfasha. Noneho irangije nkajya ndara ubutayu, nkajya nirirwa nkasenga cyane, nkasenga ndavuga ni Imana nkiza, kuko nzi ko wakije Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro, uramuzura arongera aba muzima, nanjye ndashaka ko nzura ukamugira muzima. Imana rero yarankijije, irangije irambwira ngo mwana wanjye naragukijije kugira ngo uhaguruke unkorere. Ndashaka rero ko nkorera. Gukorera Imana rero no gusengera abarwayi, nkajya kwa muganga nsengera ababyeyi. Nza kugira amahirwe, Imana impa imbaraga zo gusengera abantu barwaye bagakira. Ubwo rero naje kubaza muganga, ndamwinja ndamubaza ariko muganga, ubundi indwara wansanzemo ni bwoko ki? Arambwira ati indwara nagusanzemo, ati nyikubwiye wagira ikibazo. N'ubwana we imyaka mfite iranyemerera kumenya indwara ndwaye, ntabwo nyiri umuntu ugira ubwoba bw'umubiri, naho napfa nkava mu isi ariko ntacyo natanga ajya mu ijuru. Mbwira indwara ndwaye iyo ariyo. Arambwira ati ufite indwara ya kanseri. Impapuro ndazifite hano nayo nazizanye. Arambwira ati ufite indwara ya kanseri, izi ni impapuro zo kwa muganga ndwaye, merewe nabi cyane. Izi mpapuro ni zo kwa muganga. Kamera murazifata gutya tuzereke kameramana azi. Ni impapuro zo kwa muganga. Izi ngizi ni impapuro zo kwa muganga nagiye nivuzaho. Izi ni za transferi
ziri hasi hano, izi zo kujya kubonana na dogiteri Kanombe. Ndangije ndavuga nti ntabwo ngewe nzajya kwa muganga ngo bambage, ahubwo nzasenga Imana niyo izansobanurira icyo nzakora. Ndagenda ndasenga rero, Imana irambwira iti mwana wanjye ndagukijije kugira ngo uhaguruke umporere. Imana rero yankijije muri ubwo buryo, kwa muganga ntabwo nigeze njyayo. Imana irambwira iti ndagukijije. Ngiye kubona mbona ntangiye kuba muzima, ntangira. wari umaranye igihe kingana icyo kanseri? Kanseri nari nyimaranye imyaka 5. Ngendana nayo ntayizi, ntazi icyo aricyo, narabyimbye inda, nkajya nibaza ikintu narwaye cyaranyobeye, ariko nza gusenga. Imana irambwira iti mukijije kanseri. Nyimara kumva ko ari kanseri ndwaye, nahise ngira ubwoba cyane, ndahahamuka, ndahangayika. Noneho njya kwa muganga. Ngeze kwa muganga rero nibwo muganga yongeye arambwira ati ni kanseri. Abona nta nubwo wangize cyane, arambwira ati ko abandi tubabwira indwara barwaye bagahamuka, we babitewe n'iki, kuki utagize ubwoba? Ndamubwira nti turi mu isi, ntabwo dushobora kugira ubwoba bw'iby'isi. Niyo ni umubiri uzasigara hano hasi, ariko Imana nitubabarira izaduha ijuru. Uyu ni umubiri uzasigara hano hasi, ariko Imana nindengera izampa ijuru. Ubwo rero Imana yo kabyara yarankijije, irandengera, kuko nari mfite uburwayi buteye ubwoba. Iyo kanseri yagufashe kumura ntabwo biba byoroshye, biba byahinduye isura. Maze gukira indwara ikomeye nka kanseri, wabyakira ute? Wagize irihe shimwe? Wumvishe umeze ute? Narishimye cyane ku buryo ntajya mbyicarana, mpaguruka nkajya mu misozi nkajya kubivuga. N'Imana ikantuma, hari ahantu henshi cyane Imana ijya intuma, ikambwira iti haguruka ujya ahangaha, ikambwira ati hari umurwayi, genda ujya ahantu. Hari ahantu nagiye Sibagire, hari umurwayi Imana yantumyeyo, ndagenda njyayo, ndamusengera, ndataha. Njya n'ahandi hantu henshi arakira. Hari n'ahandi hantu henshi, hari n'umuntu wampamagaye kuri telefone arambwira ati mama, ati nsengera, ati meze nabi kubera ko azi ko ubwo bushobozi nyamugira. Ndamusengera, ati mfite ibere rirwaye, mbabarira unsengere. Ndamusengera, maze kumusengera arambwira ati imisonga yakize. Ndamubwira numva nta kibazo mfite, ati nta kibazo mfite. Ubwo rero ndasenga Imana ngo nyongerere imbaraga kugira ngo nkomeze nkore umurimo w'Imana. Imana yagukijije kanseri, nta cyayinanira, imbaraga zigomba kuziguha. Hari impamvu yatumye yigukiza, kandi iyo mpamvu iri kugaragara. Hari n'indi ndwara badusuzumye ejo bundi ya hepatite. Nagiye kwa muganga baransuzuma, ndataha. Abantu b'abanyabuzima barambwira bati urarwaye, uzaze tuguhe amasomo, ufate n'imiti. Ndangije ndavuga nti Imana, wanyijije kanseri, uzananirwa kunkiza hepatite? Ndagenda njya mu butayu ndasenga mbaza Imana cyane. Imana irambwira iti ibiguteye ubwoba mbikuyeho. Hanyuma numva ndanezerewe, shima Imana, numva biranejeje cyane. Ngiye kwa muganga bamfashe amaraso, basanga ni negatifu. Ndangije mpereza Imana icyubahiro. Ubwo rero ngenda ntanga ubuhamya ahantu hose, mbabwira ibitangaza Imana ikora. Mbwira ibitangaza Imana ikora, ni nabyo koko biragaragara, n'akanyamuneza ufite. Ubu rero izo ndwara zose zimaze kukuvamo, uri kwitura iki Imana? Ndimo ndagenda nsenga Imana. Ikintu ukorera Imana no kuyisenga ukayishimira. Ndi umuririmbyi, ndi umudiyakoni, nsengera abarwayi, nkasura n'abarwayi. Aho Imana yankuye mba numva nifuza ko na mugenzi wanjye nawe yamutabara, ikamuzamura, ikamushyitsa aho yankikije nanjye. Uyu munsi usanga abantu bajya batandukanye, ariko cyane buriya njya mbona abantu bakijijwe. Iyo umuntu amaze gukizwa neza aribwo ujya wajya mu ishuri ry'ibigeragezo. Hari abantu bafite uburwayi bugiye butandukanye, hari abantu bafite ibigeragezo, hari abantu babuze urubyaro, hari ababyara bapfusha, hari abantu bafite ibibazo. Abo bantu basenge cyangwa bacika intege, wenda ntabwo bizagera, urabagira iyihe nama?
njyewe ndabegera cyane ntabwo hari abantu benshi tumaze no kugenda tubwiriza ubutumwa nkagenda nkamubwira ukuntu Imana yankejeje nkamwereka impapuro zo kwa muganga nkambwira ukuntu narwaye nkamwibutsa ibuke cya gihe ukuntu nari meze wita Imana yawe Imana ni nziza kandi Imana irakomeye nudakizwa uzapfa nabi ubwo rero akemera agasenga agakizwa hari benshi bamaze gukizwa kubera ko ngenda mbabwiriza ibintu Imana yankoreye kandi hari n'abandi bajyaga bambona ndi mu kabari nsinda nk'inzoga babona narakijwe bakwibuka ukuntu nari meze kera bakavuga bati kweri wanyweye ku nzoga cyane nayinyweyeho nk'imyaka nk'icumi nayinyweye mfite imyaka 30 n'ubu mfite imyaka 51 ariko icyo gihe inzoga nywa nari nujuje imyaka 30 wigeze ukizwa uragwa byagenze ute biduheho naje kugwa rero nyuma naje intambara irangiye naje kugwa ntangira no kwiyanga ntangira kumva ntameze neza mu mutwe nsa nk'umuntu wangiritse kubera guhura n'intambara noneho ntangira kunywa inzoga nkumva inzoga ari izamfasha nanywaga inzoga z'ibitoki n'izitwa za warage ariko ngeze aho nsanga inzoga zizantesha agaciro nkiri mutoya mfata icyemezo cyo gukizwa ariko ni Imana yashakaga kunkura muri icyo kintu cy'umwijima nari ndimo kugira ngo inkuremo inshyire mu mucyo noneho izankorere n'ibitangaza kuko yari ifite ibintu ishaka kuzankorera yari ibizi ko iyo ndwara nyifite yarabibonaga noneho irangije inkura muri uwo mwijima injyana ahagaragara impagakiza ndakizwa ndongera ndasenga noneho mpamanya n'Imana ubu nta kindi kintu cy'icyaha cyakongera kumbonekaho uretse gusenga nkasengera n'abarwayi nkabasura mbese nkashima Imana icyo yankoreye byiza cyane ariko nka buriya nko muri icyo gihe winyweraga inzoga wenda bigatuma wibagirwa ya mibabaro n'ibiki ukabigereranya na nyuma umaze kuzivaho duhe iyo shusho wenda utubwira ati nkiri kunywa inzoga hari ibyo nahombye ubona warahombye iki hari ukuntu ushobora kunywa inzoga nta kintu zakungura uretse ko zaguhombya iyo unyweye inzoga ntiwambara iyo unyweye inzoga ntukaraba iyo unyweye inzoga urwara n'imvunja ntuca inzara ugasa nabi ntabwo rero ugira foromire nzima uhora uri umusinzi ugahora wibuka ko bakwiciye umugabo cyangwa se wapfushije abavandimwe ugahora inzoga ikwibutsa ibintu bibi nta kintu cyiza na kimwe inzoga ishobora kuguteza ntabwo watera imbere wenda reka tureke inzoga reka tuvuga ibyaha nta muntu wenda ducira urubanza abantu bari mu byaha batari bakira Yesu urabakumbuza iki kugira ngo bumve ko kuko bya bintu bakwiye kubivamo nabo baze bagana inzira nziza iyo unyweye inzoga ushobora kurwana hari abanywa inzoga bagakora ibyaha by'ubusambanyi hari n'abanywa inzoga ntibasambane bakarwana hari n'abanywa inzoga bakagurisha utwo bafite mu nzu bakatumaramo hari n'abanywa inzoga akaba yaza akarwana n'umugore cyangwa akarwana n'abana mu rugo ari nk'umupfakazi nkanjye nk'uko icyo gihe nari umupfakazi ariko ukabona nta terambere afite rizamugeze imbere na rimwe ukabona nta kintu azageraho ariko giye ikintu nagiraho inama abantu banywa inzoga nuko bareka inzoga kuko nibwo batera imbere nanjye nkinywa inzoga nta terambere nari mfite nahoraga ntongana n'abana nkahora mbakubita nta mutekano mbaha ariko ubu ngubu baranezerewe cyane hari igihe njya nicarana n'abana banjye bakambwira ati igihe kirageze cyo kugira ngo abuzukuru ubarere neza ati natwe uko ufata abuzukuru yaba ari niko natwe wadufataga cya gihe utadukubita ugasanga mbese bafite ikintu bagenda bibuka bati mama yaradukubitaga niko ntabwo ari jyewe ntabwo ari jyewe biteraga ariko bakambwira bati iyo turebye gufata abuzukuru ubu ngubu natwiyuza kudufata cya gihe utadukubita byari kuba ari byiza inzoga rero ntabwo ari nziza ikintu nagiraho inama abantu basinda banywa inzoga bakajya mu kabari nuko bazireka bakakira umwami Yesu akabagirira neza banyweye gakeze oya burya iyo gake wakanyoye na kenshi urakanywa kuko inzoga irakongoza ikakubwira ngo ariko ubunywe gake mugenzi wawe mute mu kabari kandi mwakaganira uti ni mumpe irindi ukajya kwaka irindi ukicara mukaganira ugasanga rero icyo wari wagamije niba wari buhingisha ahantu h'ibihumbi 5 ukabura yishe niba wari bugura umwenda
ukabura ntukiwuguze, ugahora usubira inyuma gutyo kubera inzoga. Ntabwo inzoga ari nziza, rero inzoga ni mbi cyane, zituma nta cyiza ukora cyakubaka urugo. Reka dusoze, ariko tanga ubutumwa bwawe ku badukurikiye, abari kutwumva b'abantu bafite ibintu byinshi bibaremereye, bari mu bigeragezo, ugiye kubaha ubutumwa. Ikintu natanga ubutumwa rero ku bantu badakijijwe cyangwa se ku bantu bakijijwe bahura n'ibigeragezo, nuko basenga cyane. Gusenga ubundi ngo kwizera bituma umuntu anesha. Kwizera kurarema. Iyo wizeye ufite ikigeragezo cyakunaniye, urasenga Imana ikagutabara. Nanjye nagiye ntabarwa n'Imana bitewe n'ibigeragezo nagiye mpura nabyo, n'ubwambara busa cyangwa se n'inzara mu rugo, ariko nagiye nsenga cyane, ndasenga Imana iranyambika, ndasenga abana bararya, ndasenga abana bariga, ndasenga cyane. Nashishikariza abantu ko basenga Imana, kuko niyo iri hejuru ya byose, kandi Imana iratabara. Iyo yarambuye ukuboko ntabwo yaguhina, kandi Imana iyo yavuze ngo bahubaho. Ni ukuri ikintu nashishikariza abantu nuko basenga kandi bakanakizwa, bakakira Umwami Yesu.